ngo suhuje mu kivandimwe. Yego ni mu kivandimwe uwo uri kunyumva. Hanyuma rero ngitangira iki kiganiro banza ufashe ubikaka kantu mu mutwe. Abagabo benshi, abasore namwe ntabwo mbasize. Mwese mukunda icyubahiro bikaba karusho iyo mubona mwubashwe n'igitsina gore. Icyo ngicyo ni kimwe. Ariko ugasanga birengagiza ko kubaho kwabo hariho baba bafite mu biganza byabo. Kuko umuntu yitwara nibyo bitanga isura y'uwo ari we muri rubanda. Rero niba ukeneye kubahwa n'umugore, menya bimwe mu bintu wakabaye kuba wujuje kugira ngo buri mugore wese akubahe. Ibi ni bimwe mu bintu buri mugabo cyangwa se buri musore akwiye kuba yujuje kugira ngo yubahwe n'igitsina gore. Rimwe, igira icyizere mu byo uvuga n'ibyo ukora. Abagore benshi banezezwa no kubona umugabo wihagazeho kandi bifitiye icyizere, nubwo bamwe muri bo bigira nko bitabafasheho. Ndavuga abagore. Kugira icyizere kandi ni kimwe mu bintu bitanga ishusho y'umugabo wabasha guhangana na buri kimwe. Yahangana na buri kibazo. Gukunda abagabo bigirira icyizere, ibi ngibi ni ibintu biba muri kamere y'abagore ubusanzwe. Kuko bazi ko abagabo nk'aba ngaba baboneka hake. Nibyo baboneka hakeya. Ni nayo mpamvu niba uri muri uwo mubare buriya uri imari. Nyamara ni mu gihe icyizere nta muntu ujya ukihigamo. Ni ikintu kiba kigomba kuba kiri muri wowe ubwawe. Kabiri, ibitekerezo cyangwa se kugira ibitekerezo byagutse. Mu gihe ushaka kubaho n'umugore ukwiye kumenya ibyo uvuga n'igihe ubivugira. Ariko nanone ibintu bikwiye gutuma wikakaza ngo bikunda gutinye. Ahubwo mu biganiro byawe gerageza kugusha ku ngingo zikenewe zafasha umuntu kugira urwego avaho akagira n'urwo ageraho. Ibi ngibi bizatuma umugore agukunda kandi akubahe, bitewe n'ibitekerezo agukuraho yenda rimwe na rimwe aba atanafite. Ikintu cya gatatu, guhorana ibyishimo. Ndagira ngo tujyane neza ahangaha. Abantu benshi bitiranya icyubahiro no gutinywa, bigatuma bitwara mu buryo budasanzwe kugira ngo byonyine babubahe, ahubwo ugasanga aho kwiremaho icyubahiro biremyeho igitinyiro. Ntabwo kugira ngo umugore akubahe bisaba ko iteka uzahora wazinze umunya, kuko ibintu bishobora gutuma akubaha. Oya rwose. Ahubwo aragutinya, kandi umuntu ugutinya biragoye ko yaguha n'igitekerezo kabone niyo cyaba kigufitiye akamaro. Uretse ko no kuba yagusaba igitekerezo nabyo bigoye. Birumvikana ahangaha tugeze bita bivuguruza ya ngingo ya kabiri tuvuyeho mu kanya, bivuga ko umugore ashobora kukubahira ibitekerezo byawe. Yabikubarira gute utabimuhaye yatinye kubigusaba? Rero niba ushaka ko umugore agukunda kandi akakubaha, ukwiye kumwereka ko wishimye no mu gihe kitameze neza. Nk'urugero nko kubashakanye, kubakundana, gerageza nko kumwereka ibyishimo bimuha icyizere cy'ejo hazaza. Turacyakomeza n'ibintu ugomba kuba wujuje ngo wubahwe n'umuntu w'igitsina gore. Ni kuri chaîne imwe rukumbi yitwa Terre Montagne Rwanda. Ndetse njye wumva nitwa Samuel Mugisha. Nibyo turacyakomeza. Burya wa muntu we jya uharanira kugira ukuri mu bintu byawe. Niba wifuza kubahwa n'umugore, ukwiye kurangwa n'ukuri mu byo uvuga n'ibyo ukora. Nubwo akenshi uzumva bavuga ko abagore bakunda amagambo meza, nibyo koko, ariko bakunda amagambo meza arimo n'ukuri. Ntawe gusimbura, nta mwiza kwisukuruta, ayo yose arimo igikabyo gikabya. Ntabwo ariyo kamara. Ukuri imbere ku isonga. Jya wirinda gusezeranya ikintu umuntu utazakora kugira ngo yishime. Yego rimwe na rimwe tubikora twumva ntacyo bitwaye, ariko biba bishobora kugutakariza cya cyubahiro wamushakagaho, agatangira kukubona nk'umugabo utabasha guhagarara ku ijambo rye. Ibi ndabikubwira uyu munsi, niba ibintu bikunda mubwire ukuri, kandi niba bidakunda nabwo mubwire. Birarutaho kumusezeranya icyo utazasohoza cyangwa se utazakora. Burya nta muntu byabuza kukubaha ngo nuko hari icyo utamukoreye mu gihe wamubereye umunyakuri. Ikintu cya gatanu ari nacyo ndibuze gusorezaho, ambara neza. Imyambarire. Abantu benshi ntibakunda kwita ku buryo bambara, kandi iki ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu akubaha. Kwambara neza kandi ntibisaba ibihenze, ahubwo ni byiza ko mbere yuko wambara ibyo ubonye, ahubwo banza kureba aho ugiye n'abo muri kumwe, ntibigarukire aho ngaho. Bikanagufasha no kumenya ibyo uragenda wambaye. Ikindi, ukwiye guharanira ibyishimo byawe kuruta uko uharanira kunezeza abandi. Kuba uri we bishobora kuguhesha icyubahiro ku mugore. Ni ibyo ngibyo.
Ibyo byari ibintu bitanu byagufasha kuzamura, kugira cyangwa se guharanira icyubahiro cyawe imbere y'igitsina gore. Birashoboka cyane ko haba hari n'ibindi byiyongera kuri ibyo. Niba hari ibyo wumva nawe byafasha umuntu uwo ari we wese kuzamura icyubahiro cye, bitwandikire muri comment. Dukunda abantu bitwereka ko tuba turi kumwe. Ibitekerezo byose tubaha uyu munsi ntabwo bari ibitekerezo byacu bwite, ahubwo ni bimwe mu byarakozweho ubushakashatsi twe tugerageza kubakusanyiriza, ubundi tukabibagezaho mu buryo bukomatanyije. Iki ni ikiganiro menya byinshi, haranira icyubahiro cyawe. Samuel Mugisha niwe twari kumwe, wumvaga Tele Montagne Rwanda. Ibuka nuke munsi y'iyi video ukana handitse subscribe, ibyo nubikora ibiganiro byacu byose uzajya ubibona mu buryo bukoroheye cyane. Ndagushimiye wo twabanye, reka tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane.